waramutse neza. Mwaramutse. Abantu barimo barakumva ku meza yacu ubusesenguzi mukaze munyarwanda, ubu twagutereye intebe nawe kuri aya meza. Murakoze cyane. N'ibigori muri kubyumva bari guturika se? Niho mukanya numva gutuntu tw'utugori. Niko bimeze, haracyarimo udusigisigi twasigayemo. Harimo icyo bita ratissage. Waramutse ute se? Ni sawa, tumeze neza. Uri hakuno se cyangwa uri hakurya? Ndaho hafi n'icyahoze ari uburasirazuba bwa Kongo. Ubu nihe? Ndimo numva utugori nyuma yawe ariko wa mugani wawe. Olivier, tutagiye wenda kujya muri byinshi, turimo turashaka ko n'abanyarwanda cyangwa n'abadukurikiyeho bari hose hirya no hino ku isi batabasha kureba igoma, batagera igoma, barimo basoma amakuru mu bitangazamakuru. Turimo turagira ngo tubahe update y'uko byifashe, umwuka wifashe gute muri rusange, cyane ko itangazo nahoze nsomera abantu mu masaha yashize mu masaha 11 M23 yamaze gutangaza ko yafashe Goma bya burundu. Umwuka wifashe gute muri kino gitondo? Umwuka urebye, umwuka ari nuko hacyari imirwano. Buriya ntabwo umva umujyi wa burimo aba FDLR ngo biteguye ko bazamunika amaboko hose. Ngo byaba nyine nk'uko babitangaje. Buri twe twanabibonye mu masaha y'umugoroba, mu masaha nk'aya saa yine, abantu bamwe hari n'abari kuvuga ati Goma irafashwe ariko hari inzego za polisi zakora situwasiyo. Polisi y'u Rwanda ibwira abantu ko bajya mu mago bakaryama nyine kuko urebye kirima yari hari, nuko Israeli yose hashobora kuba haba ibintu bya skandali by'imirwano. Nubwo hari n'ijoro M23 nje muri ko bakira ko bashobora kuba ibintu bakaruma situwasiyo kugira ngo babashe gukora patrouille neza. Ariko M23 agaragaye mu mujyi mu centre ville mu masaha ya 3:30. Ese Goma barwanye barayifata byagenze bite? Kuko ntabwo nigeze mbona abantu bagaragaza wenda imirwano ikomeye cyane yagejeje ku ifatwa rya Goma. Goma barwanye ntibarwanye byagenze gute? Ntabwo buriya umujyi ugenda gutya gusa. Habayeho imirwano siritupu aho bita abantu bazi umujyi wa Goma, bita kuri Mogoma, ku musozi wa Goma niho hari amantene y'amaradiyo yose ari n'amateleviziyo aho ko bakiri kuri analogue. Niho M23 rwanda kuko niho ubasha gukontorora umujyi wa Goma. Rero ni naho hari ibirindiro by'umujyi wa Goma. Mbese umusozi wa Goma niwo ujera umutekano w'umujyi wa Goma. Habererwa no mu masaha 3:30 z'ijoro, yamaze nk'iminota 20. Bigaragara ko M23 yari yamaze kurinjira, yabinjiranye ku buryo bwa infiltration. Ntabwo byagoranye, byamaze nk'iminota 10 haba harafashwe. Birasa naho ingabo za Kongo cyangwa se Kongo Kinshasa itari yateguye uburyo izarinda umujyi wa Goma, kuko ejo nahoze mbona mu bitangazamakuru ndetse n'amatangazo yashyizwe ahagaragara n'imiryango mpuzamahanga yaba Union Européenne bavuga ko ngo benstaye ibitwaro byinshi cyane ku buryo Goma itari buze gufatwa. Ibyo bintu byose byagenze gute kugira ngo uwo mujyi ufatwe nkaho nta cyabaye? Kwari ukubeshya abanyekongo? Ese wenda aho wabikuye, wabibonye mu ntuza mu nkuru byanditse? Oya, nabonye itangazo, ni itangazo rya iyo. Buriya mu ntambara harimo na politiki, nk'uko ubona UN ifatira ingamba zikomeye cyane ko zikazo mu mpapuro. Hanyuma redega materiel zirangana iki Goma? Redega materiel urebye kubera ko harwanye kandi abaturage bifungiye mu mazu, haraza kuza kubara, ariko ndakeka abaturage bari kuba baza gupfa cyane ntabwo mbibonamo. Ahubwo ndabonamo FDLR nabo bari kurwana, nibo bari buze kuhashirira, kubera ko mu mujyi M23 nabo bari kurwana. Kuvejo hararwana imbunda ntoya, imbunda nini zaranyire kuri volcano ya Goma. Mu mujyi rero, uyu mujyi abaturage batuye kuri ya ntabwo waza kubitaho amabombe n'ibishoboka wabuje kumara abaturage, ntabwo byemewe. Mu gihe ingabo zisigaye se wenda zitaramanika nk'uko ziza gukoresha amabombe, urundi ruhande rwo ruraza kurekeraho.
rega harimo ntawo n'ingabo n'iki wenda za leta ahubwo za nizo zayamanitse imbere y'abasigaye n'ibya bisambo byaba batabonye wazarendo n'abayefuderi ngo nibo bakomeje kwezista ariko ingabo ahanini nizo ziri ku mupaka zimaze kuyamanika kuri Petite Barriere n'abandi benshi batandukanye bamanitse. Abantu ku mupaka bimeze bite n'urujya n'uruza rw'abantu nta bantu barimo bahunga abantu bafitiye icyizere M23 ku buryo batahunze oya ngo baza kubwira umupaka muto wa Petite Barriere wafunzwe ejo saa 6 yego wafunzwe nande wafunzwe n'impande zombi Kongo ntiyafunzwe u Rwanda rwakoze ko kubwira abanyarwanda bakirinda kuko uza kumanuka bakagera mu Rwanda yari yatangiye mu mujyi wa Goma nawe rugumiza abone ko abaturage bagumiza bamanuka nibwo barabujije abanyarwanda hanyuma Kongo irafunga ifunzwe ngo hasigaye forasiti Grande Barriere uriya mupaka munini wa Grande Barriere uwo bagumizaga kurikira Flash FM kuri 95.7 uri mu majyepfo n'iburengerazuba. Turagarutse turacyaganira na bagenzi bacu abanyamakuru bagenzi bacu bari mu ntara y'Iburengerazuba by'umwihariko i Rubavu kugira ngo batubwire uko byifashe uko umwuka umeze mu burengerazuba bw'u Rwanda nyuma yaho umutwe wa M23 utangarije ko wafashe umujyi wa Goma mu kanya gashize twaganiraga na Mukwaya Olivier ku murongo wa telefone turacyamushakisha kugira ngo twumve niba ari buze kugarukaho hanyuma agumya tubwire uko byifashe tubwire uko bihagaze mu kanya gashize mbere uko tujya mu karuhuko twarimo tubaza uko ku mupaka byifashe ndabona Mukwaya Olivier yagarutse. Olivier wagarutse karibu nanone mu kanya tugiye mu karuhuko turimo tukubaza tuti ku mupaka byifashe bite wari urimo tubwira uburyo ejo umupaka wari wafunzwe cyane cyane Petite Barriere uraba hari hafunzwe umupaka wa Petite Barriere Grande Barriere iri gukora yarimo n'ayene naho abahungaga umujyi wa Goma bazaga bari kunyura ariko ejo nshimangira hambutse abantu bari n'abafite impunzi niba abantu bihagazeho bafite uburyo bw'ubushobozi baje gufata amahoteli n'ibyumbigo hano mu mujyi wa Gisenyi ntabwo ejo niba abagwiza tungo bamwe bajyaga baza kuryoshya n'ubundi muri za ndirimbo ndende n'amapantaro ngo bakenyerera mu kwaha according to William Ruto bari baje kuryoshya nyine aho ngaho rero nabo bambutse ejo ariko nibutsa ko impamvu imirwano yabaye mu gitondo bikaba wenda ko M23 itinda mu mujyi wa Goma habayeho agahenge kubereza ko imiryango mpuzamahanga na organizasiyo zose zikorera mu mujyi wa Goma umwanya wo guhunga n'abadiplomate ubu Goma ni umujyi provinciale ntara yose Kivu y'Amajyaruguru niyo hari umujyi wa Goma rero mbere bahawe umwanya imvugo zimaje kuko ikibuga cyari cya Goma gifunze hari fasta n'igice iryo tangazo ryasohotse iri kubitana n'indege ya Afurika y'Epfo izanye ibikoresho by'ingabo zaho ziri hano kugira ngo zibashe gukorana kongera imbaraga mu rugamba rw'umushyikirano bari banarakaye kuko abantu babo bari bapfuye nayo nabonye ejo basohora amatangazo yandikanye uburakari ndetse bishobora kutaza no kugwa amahoro perezida wa South Africa ingabo indege yabirije ku kigo cy'indege barayumva isubirayo n'ibikoresho bahize ko imvura ikibuga cy'indege bivuze ngo abaturage basanzwe babandi buturago nta baratangira guhungira mu Rwanda abo ngabo ntabwo baratangira ahubwo benshi buzuye umurenge nabo niko buri mpunzi nk'izibyumba abandi batubonaga ntawundi none
Goma ni ahantu, ni umujyi navuga ko wari usanzwe utunze abantu benshi ku mpande zombi. Abanyarwanda babyemeye neza ko kuba bagigoma bitarimo bikunda. Ubu nta munyarwanda urimo ujya gushakisha kwa kuntu bagiga bajya gushakisha mu gitondo. Ariko buriya urenze mwereke buriya ubise abashobora kwifuza kujyayo, abashobora kwifuza kujyayo niba abantu b'ibihazi b'ibisambo nyine. Naho umuntu nyamuntu ntabwo usanzwe gukora akazi ke ntabwo yifuza kujyayo. Ariko dufite abarimu bigisha, dufite abanyeshuri bigayo, dufite amashuri yarafunze, mu mashuri ntabwo arimo akora. Alphonse yagusobanuye nabi, Rubavu ntibize. Ni Rubavu ntabwo abanyeshuri bize. Ubwo ahubwo twari tugiye kugera no ku ruhande rwacu. Rubavu na Goma ni ibice ubona bifatanye n'abantu basanzwe ari bamwe. Ubwo nagiye kubaza niba n'ubundi iyo situation iri Rubavu na Kosore iri Goma ingaruka yagize mu karere ka Rubavu ku baturage cyane cyane abari frontalier batuye ku mipaka. Urebye wenda habayeho kwirara, ariko mu kanya nshobora kohereza nk'itangazo gitifu umurenge wa Rubavu ahaye abaturage, narihereza Danton akaba yarisoma. Byose bibaye nyuma y'uko hari umuturage w'u Rwanda. Ayo masasu numva nayo hafi yacu kubyumva. Ariko ntibakurasa utaza gupfa uvuga. Turakomeza nta kibazo, ariko uko biri kugenda byegera hafi n'u Rwanda. Yego. Byatwegereye cyane. Nta masasu aratangira kugwa mu Rwanda se? Nta masasu aratangira kugwa mu Rwanda kandi yarayahitanye n'umuturage wo mu Rwanda. Hari inkuru nabonye yanditswe mu kinyamakuru Umuseke kandi bakotingaga wowe. Bagaragaza ko wavuze ko ari umusirikare wa Kongo wambutse arasa umuturage aramwica. Byarabaye nyine koko. Niwe uwo nguwo se? hari n'amasasu yashenye mu kagari ka Muhaza ko barwanaga M23 ko umuntu hari abarenze umupaka baza mu Rwanda. Abo ngabo rero abaturage barabakomereye, biba ngombwa yuko banabirukankaho birangira barashe ko abaturage ngo ahasiga ubuzima. Abo bantu barashe babigendanye gutyo gusa se byarangiye gutyo? Byarangiye bajyanye cyabaye nkurikije ibyo n'abayobozi nuko twabona bavuga ko umurambo wajyanye kuri Morgue. Ndabara uwo musirikare warashe bawujyanye ku amakuru nkurikirana. Ndabara umusirikare warashe bambwira ko umurambo wajyanye ku bitaro bya Gisenyi. Warashe we byagenze gute? Uwo musirikare yirutse arabacika n'undi ibitaro bya Gisenyi. Umusirikare warashe yabacitse ntibamufashe? Barimo birukanka bahunga. Wari ukitubwira iryo tangazo ryatanzwe na gitifu w'umurenge wa Gisenyi? Ndi kopiya ngira ngo ihereze Anthony. Biravuga iki? Nari mwoheje. Hari iryo tangazo riravuga iki muri rusange? Baruguhumuriza abaturage, ariko uri umuhungu imipaka isa n'ifatanye. Imipaka yafatanye, abaturage baregeranye, ni ibintu biba bigoranye cyane kuba wakumva ko abantu bitabageraho rutagira uruhare ku ruhande rumwe. Urumva n'ubwo twavuganaga hano mu gace ka ruguru k'umujyi wa Gisenyi amasasu abaye menshi. Ubu rero ntabwo uburyo byari bimeze nanjye ubwanjye wari wavuye muri mudu ntabwo nashobora gusohoka. Urumva ko nakumva ko wahise utanumurembo kuba hari uburyo nimba ari FDL nimba ari bande bashobora kuba bashaka kwasa ku Rwanda amakuru tuzaza kuyamenya nyuma. Bivuze ngo wari uvuze uti n'amashuri naho Rubavu nayo ntabwo arimo yiga. Ubwo ntekereza ko ari biri mu iryo tangazo wenda cyangwa ari byo yahagazeho wiboneye? Oya, nta tangazo
bavuga ko amashuri atiga nta n'ishuri rigeze rihagarara ko abanyeshuri bajya kwiga urumva nk'ubu wenda nagerageje kohereza mbona ya sosiyete ya Downton bigoranye, biragoranye wohereze kuri yanjye kuko ndahita nabibona ubutumwa ahaye abaturage ngo mwaramutseho muri rusange mu murenge wacu bukiye amahoro uretse urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana ku ruhande rwa RDC. Kuri uyu wa mbere hari iby'ingenzi twasaba intabavogerwa kwitaho, twitwararike cyane ku ngendo dukora cyane mu bice byegereye umupaka kuko amasasu yo mu baturanyi ahubwo ayoba ukaba ushobora guhura nayo. Ibikorwa by'ubuhinzi mu bice byegera umupaka byashyira ubuzima mu kaga. Turagira inama ko abahakorera mwategereza hakabanza hagatuza mukabona kubikomeza. Kirazira kumva aturikiye isasu kegera aho rivugiye kuko abaturanyi bayarasa bashobora kuyerekeza aho uri. Ubuyobozi bw'inzego zose burakomeza kuba hafi ababipfiriye, abanyantege nkeya cyangwa abandi bashobora kugira ibibazo by'umubiri ushingiye ku rusaku rw'amasasu mu baturanyi. Ibindi byose biri ngombwa turakomeza gusangira amakuru. Bifurije umunsi mwiza. Muri rusange amasasu aracyavuga, umujyi wafashwe ariko ntabwo umujyi ufatwa ngo birangire. Haba harimo umwe cyangwa se babiri bavuga bati ntabwo ndi butange iyi magazine yose icyuzuye, reka mbanze hari n'utarigeze wera umwanya wo kurasa wenda anarase n'inyoni n'iki byose. Ibyo ngibyo birashoboka, abantu wa mugari ni ukwitwararika. Ni ukwitwararika. Urumva nimba aho nari mpagaze ari kuvuga hari nko muri metero nka 600 uvuye ku mupaka mu rugo niho ntuye, ariko urumva niba amasasu yumva gutyo aturika kandi nanjye nayumvaga ariko ari kunyura hejuru, ariko uri kunyura ku makuru kunyuzeho, ariko wenda nkagira protection kuko nimba uri iruhande rw'inzu cyangwa rw'igipangu kigusumba ntabwo wava mu bisazo bya gufata nyine tu, ariko urumva ko ni uburyo bwo kwiproteja nuko abantu bakwiproteja bakagira gutyo ko ubu tuvugana n'ubwo bamubereje centre ville, ariko wibaza ingabo zuzuye hano muri mugize na zite mu gihugu wumva ko zose zamanika amaboko. Biragoye. None se Olivier, ingabo zindi wabyumva FDR irapfa kuza mu Rwanda gutya kuko nabo bari mu gihugu nabo buzuyemo cyane. Ariko mumbarize kuri ya mipaka mito nka za Kabuhanga nta baturage nibura bari kugerageza kuyicamo ngo bahunge, cyane ko hegeranye ubona ko ari ibice bifatanye. Ubajije Kabuhanga nagura ko handi ni nko kindi gihugu Rwanda na Gasizi ni mipaka yafashwe mbere urebye n'ubuhahirane bwaratangiye kugira abaturage basigaye bambuka ku ruhande rwa M23 bakareba indangamuntu kugira ngo bashe kwambuka. Ubundi aho ibyo byarakemutse byagoranaga mu minsi mu kigaya harimo amasasu. Ubu ngubu ibintu bikorera mu mujyi wa Goma. Niko Olivier, abantu barimo baribaza ngo M23 kwifashe Goma nk'umuntu ukurikiranira hafi ibera mu burasirazuba bwa Kongo, biraza kugenda gute? Baraza kudekarara leta nshyashya, barategereza, baracyashaka ibiganiro na leta ya Kongo, ubu umuntu yakumva ko hakurikiraho iki? Ariko nanone hari ikintu nawe Alphonse uze kwibaza, abantu barabishaka, abandi ati ntabwo twahura, ntabwo twaganira, mwebwe tudashobora kuganira. Kera ntabwo bari buganira, ariko uyu munsi bafite icyo baganiraho. Bafite intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose. Umuntu yarakubwiye ngo niyo bagera imbere y'umuryango we ntabwo tuzaganira kabone nubwo bagera igombe. Ntabwo azigera aganira nawe. Upimye ikirere se buriya njye ndi gukumva neza Alphonse. Umuntu apimye ikirere arabona intara ya Kivu y'Amajyaruguru irahagije, baraza kuyigira leta, cyangwa urugendo ruracyakomeje berekeza Kinshasa nk'uko mperutse kumva Colonel Nanga bivuga. Ibyo ngibyo ni ibindi wenda byo ku ruhande ushobora kumbwiye, ariko ndavuga ibyo wenda ibitabo byanjye basha kuja ibyiza bikorane naga ntabwo mbasha gupima ibyiwe buriya. Basha gupima ibirebana nawo mu burasirazuba bwa Kongo. Ngewe mbona
nyuma ya Goma ndi kubona territoire ya Rubero ndetse na Sud Kivu birimo bigenda nabyo. Wibuke impamvu biri mu nzira zigenda, ntabwo leta izaganira nabo kandi iratsindwa buri munsi. Ngoma nawe icyo biba bihase nta kindi. Ikindi naho numvaje ngo ese ngo bazahita bidekarara. baradekarara leta. Icyo ni kimwe bose uyibaza yuko badekarara leta kugira ngo ijye bisaba andi mategeko. Hanyuma uburyo ko habamo alternative nyinshi. None se umuntu ushobora gutora byazamo na Loni yakaza ko hazaba referendum, ariko ahantu hacyari hatoya bakeneye kuhagura. None mu gihe hataraguka abaturage baraba bari bagendera ku mategeko yande, ushaka icyangombwa aracyaka nde, ugitanga aragitanga nkande. Turacyumvikana? Turacyumvikana? amasasu y'amahamwe turacyumvikana nuko mba abayemeje naho niho asana ari kuvugira muri metero nka 20 imbere yanjye, urumva niyo mpamvu nari nikaje nanjye gatoya. Nari ndimo mbaza, nari ndimo nkubaza nti mu gihe bataradekarara abo baturage biguma uyu munsi baraba bari barabara abande, ushaka icyangombwa aracyaka nde, ugitanga aragitanga mu buhe bubasha nkande. Buriya autorité ni wa muntu uri kuyobora, gusa ibyangombwa biri international byasangwa na M23 ntabwo byemewe. Bivuga nk'uko uzi ko abaturage babonagana barahari, barasohoka bagiye Kisoro Uganda bakagaruka, n'abaguma bazaba bemerewe kuza hano mu Rwanda. Ariko ubwo hazakora nk'indangamuntu nta dokima iri migratoire yatanzwe na M23 izaba yemewe. Nk'umuturage uzakenera gushyingirwa muri komine azashyingirwa nande mu buhe bubasha? Iryo shyingirwa rizemerwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa? Oya, nuvuga ngo gushyingirwa ubuyobozi bwashyizweho burabikora, bwazavaho haje ubwo bwagiye bugarutse muri resolution mu kwemeza amategeko mu mategeko byakozwe. Ariko urumva nzi ko bazagaruka kuko mbona ibintu bimaze igihe kirekire bishobora biri kugana ku musozo. Ubu kw'intambara y'uyu munsi ntaga turi kubona ntaga yari itangiye muri 2021. Ni ibintu bya kera, nta gahunda nta gahunda ubona ishobora kuba yakwisubiramo kongera kurekura Goma nk'uko bayirekuye 2012. naho nahita kuvuga ati 2012 barahafashe bararekura, kandi icyo gihe habaye igitutu kitaciye mu itangazo na rimwe. hari abantu baganiriye ku ruhande, ibintu birarangira.